nshuti y'umusaraba rero, iyo umuntu yatakaje ubusabane bwe hagati n'Imana atangira gutinyuka ibintu byinshi yajyaga atinya. Ugasanga umuntu niba yaratinyaga kwiba, yatangiye kubona ko kwiba ari ukwiyeranja. Ugatangira kubona niba umuntu yaratinyaga gusambana, umuntu agatangira kubona ko gusambana ari ukwiyeranja. Umuntu ugasanga niba yaratinyaga guca inyuma y'uwo bashakanye, umuntu agatangira kubona yuko guca inyuma y'uwo bashakanye ariko bakagumana ibyo nta kibazo ari ukwiyeranja. Ariko nshuti y'umusaraba, ndagira ngo nkubwire ngo ujye wibuka yuko Imana yacu ibyo ngibyo itabyitaho, ahubwo watangiye gutakaza ubusabane bwawe hagati y'Imana. Rero ukwiriye kwibuka ibihe wajya kugirana n'Imana ukabigarukamo. Niba hari aho wanyereye ukagwa, Imana yacu irakicaye ku ntebe y'imbabazi. N'Imana yavuze ngo ntigiciranirwa ngo yibagirwe imirimo, yibagirwe ibihe wajya gufata ngo wihererane nayo, ngo irebe urukundo wajya guyereka ukayereka yuko uyikunze. N'ibihe Imana itajya yibagirwa pe.